Mbere yuko wenda dutangira reka tubanze twumve aya majwi. Bangura rero muri ibyo bihugu by'abantu mbera. Ati none naho nari naboneye amafaranga numva nshaka umugore w'umunyarwandakazi ngo twubake umuryango neza. Mbanyobeye kuri Gasaro. Arayarya aramereye. Gasaro rero nakuntu uyu nguyu Gasaro TV cyangwa se Sandrine ntagajyaga agaragara kuri kamera ubusanzwe, reka ntibibaho. Ariko nekeza ko uyu munsi byanga bikunda wayigaragayeho. Muzajye mwanga kuzigaragaraho neza, muzigaragareho mwakoze amabi yanyu turi kuyareba. Nta cyiza rega n'ubundi mugaragara kuri iki gituma mugaragara kuri kamera. Sabe yaciye inyuma yagiye gusambana aragaragara. Wowe uriya bagabo amafaranga baba diaspora none uragaragaye. Uyu munsi rumva icyo gicyo ni ikintu gikomeye cyane. Nabandi reka nongere mbasuze kandi nkomeza kubifuriza ibihe byiza mwe mwese mukurikirana Kaye TV show, nkomeza kubifuriza itangira ry'umwaka ryiza. Ngira ngo uyu munsi wa none nifuje kongera kuza kuganira namwe, nubwo bwose inkuru ngiye kudropinga uyu munsi ni inkuru isa nkaho imaze iminsi. Narindi busy cyane kubera ko ndacyari umunyeshuri nandi gutegura ibizami. So ni inkuru rero nziza kandi ni inkuru mbi ku bantu. Reka mvuge ku bantu, nirinde kuza kuvuga kumentioninga yindi gitsina runaka, ariko uyu munsi wa none reka mvuge ku bantu. So mama cyangwa se umukobwa sinzi ndi bubigenze gute, kubera ko abantu benshi cyo ni ikibazo kiri kuba hagati yabo batari kumenya ngo mama cyangwa se n'umukobwa. Ariko nje amakuru mfite y'umwihariko nashatse, murabizi ko mbageza amakuru nuko ari umumama. Mbere yuko wenda dutangira reka tubanze twumve aya majwi. Bangura rero muri ibyo bihugu by'abantu mbera. Ati none naho nari naboneye amafaranga numva nshaka umugore w'umunyarwandakazi ngo twubake umuryango neza. Mbanyobeye kuri Gasaro. Arayarya aramereye. Abarimo kwitaba diaspora yari amafaranga ngo ni ibicucu ngo kuki batabidetekta. Ngaho ibaza umusore umuntu yabwiye ati genda umukobwa nta kibazo tuzabana. Ari kubimubwira yicaranye n'umugabo. Ibintu byo kujya inyuma ya kamera kwanyu ko birimo kugenda bibyara ikibazo. So aya majwi rero bari kuvuga ku witwa Sandrine. Uyu nguyu ngira ngo muramumenyereye abantu mukurikira YouTube cyane cyangwa se abantu mukurikira ibiganiro bya showbiz hano mu Rwanda. Afite TV yitwa Gasaro TV, akaba ari umwe mu bantu bari kuvugwa ko ari gukoresha icyitwa ubujura, yifashishije famous, yifashishije kubeshya ko ari umukobwa akajya amafaranga aba diaspora bagiye batandukanye. Ariko ndashaka nkira aka kantu banze ngashyireho umucyo. Abantu benshi muri gukora ibiganiro kuri uno mu mama cyangwa se kuri uno mukobwa, ngiye byose ndi bubikoresha, ariko ngewe n'umukobwa n'umugore iminsi sibyo, ntago ari umukobwa n'umugore. Abantu muri gukora ibiganiro kuri uyu mugore muvuga cyane muri kwibanda ngo ajya abagabo amafaranga, kandi ari amajwi twumvisha yura mukecuru yumvikanishije ko harimo n'umugore yariye amafaranga. Murumva rero ko ari ibintu bikomeye cyane kandi ni n'ibintu ngira ngo bidakwiye kuranga umunyarwandakazi sibyo. Abanyarwandakazi ntago dukwiye kurangwa n'imico nk'iyo ngiyo y'ubugegera, dukoresheje famous, dukoresheje ya YouTube dufite, dukoresheje kuba abantu batuzi, dukoresheje ubwiza dufite, dukoresheje kuba turi inzobe sibyo. Ni umugore w'inzobe nyine usa neza, ugaragara neza, ariko byanga bikunda hari ibintu bitagenze neza. We n'aba ba diaspora bakoranaga, yakoranye n'aba diaspora benshi rero ngo bagiye bamuhereza amafaranga, uyu mugore akaza kuyarya. Ugira uti bimeze bite? So uyu Agasaro mu minsi yashize bamukozeho ikiganiro yirukanga ajya muri Rwanda Media Commission gutanga ikirego bitewe n'ikiganiro bari bamukozeho, avuga ko kirimo kirabangamira famiye ye, kandi mu by'ukuri yirengagije ko byanga bikunda nawe ari umwe mu bantu babangamira famiye z'abantu benshi zigiye zitandukanye, kuko yinjira mu buzima bwabo imbere. Uyu ni umwe mu banyamakuru ba YouTube binjirira imiryango myinshi igiye itandukanye akayivugaho, abagore, abagabo, arakwinjirira akakuvuga byimbitse. Ariko we bamukozeho video y'uburiganya, unavuga ubujyajya bwinshi yakoreye abantu baba diaspora, bamuvuzeho yirukanka ajyana ikirego. Ibi bintu byaje kujya hanze, bigiye hanze atuma ahubwo we bamwota ari benshi.
So kuba rero ntago ntekereza kuntu umuntu ashobora kwinjirira famiye z'abandi we bamuvugaho video bimwe akahita yirukanka ajya kubwira inzego zibishinzwe cyangwa se inzego zikontrola abanyamakuru muri rusange ngo batabare ngo igikuba cyacitse. Ariko ibi ngibi niwe wikozeho bitewe nuko ahubwo nibwo isi igiye kumwota bitewe n'ibikorwa byinshi agiye akora byo kushaka kubona indamu nyinshi azikuye mu kuba nyine abeshya ko ari umukobwa kandi ari umumama. Kimwe nuko arandi makuru agiye atandukanye avugwa ko yigeze gutandukana n'umugabo ashobora kuba ari cyo kintu yitwaje rero. Nago mbizi ntago ndabona amakuru menshi ajyanye n'umugabo we, ariko iyo nkurikije bimwe mu byo abantu bose kuri YouTube bari kugenda bamuvugaho bigiye bitandukanye, numva ibi ngibi rero bitagakwiye kuranga umunyarwanda uyu munsi wa none. Nibyo koko yashakaga indamu, yashakaga amafaranga, yarakoze cyane kugira ngo abone ayo mafaranga ayariye aba diaspora nkuko biri kuvugwa. So agasanga rero aba diaspora ntibigeze bamufata ngo bamujyane muri ribu cyangwa ngo bamujyane muri izo nzego zindi zibishinzwe zabarengera cyangwa se zabarwanirira kugira ngo babashe kubona ya mafaranga batakaje kuri uriya mugore. Ariko we akantu kamwe kamubayeho ahita gasohora. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Yatatse witwa Beira umaze iminsi akoranye ikiganiro na Ndibati ndumva kiri kuzuza umunsi umwe, ari kuvuga amagambo menshi. Yavuze akantu kamwe karantitsa cyane naje no kwibazaho, sinzi umuntu byanga bikunda byagaragaraga ko ari gucyurira uyu mugore Sandrine. Yavuze uti abagore bose si abakobwa. Ako kantu murakumva muti abagore bose si abakobwa. Icyo kintu rero cyateye abantu benshi urujijo n'ubu kuri YouTube, nicyo kintu kiri gucicikana abantu benshi babyibazaho bavuga bati ese koko uyu muntu tumufate nk'umugore tumufate nk'umukobwa. Ibi bintu ngendaza kubona ko ribu byanga bikundi ribuze kubizamo. Nta kuntu we washaka kwigarurira ibintu by'abantu witwaje amayeri n'amanyanga. Ibyo bintu ni icyaha gikomeye kandi ni n'icyaha ribu ikurikirana. Nekereza ko ni umuntu utari mutoya arabizi ibyo abakora abasobanukiye itegeko rimurengera n'ibitamurengera. Rero ahangaha bibuze kumubana ibibazo cyane kuko ari buze gusobanura byinshi. Bosco Impaya niwe wabivuze cyane, aravuga ati ntago byagakwiye ko wowe utera hejuru bitewe nuko content imwe bagukozeho ntago ariyo yagaciye igikuba, kandi ku bintu uzi neza uzi n'ukuri. Buriya iyo ukoze inkuru ku muntu, wakora inkuru ku muntu ukabona byamubabaje byamubabaje, burya uba wapimye mu cyiciro, uba wapimye hahandi ababara kuko agaragaza emotion ze zigasohoka agatangira kuzibwira abantu. So ndaza no kugaruka ku kintu rero Ndimbati yavuzeho kijyanye n'ukuntu abantu batagaragara kuri kamera, aribo turi kugenda muri no minsi tubona amabi yabo agiye atandukanye. So byatangiriye kuwitwa Murungi Sabe murabizi ko nawe yarihishiye igihe kinini, arihishira agome inyuma ya kamera, tukumva ijwi gusa, tukumva Sabe arimo avuga, tukumva ibiganiro ari kugenda akora, tukabona abatumirwa gusa tukabona abantu yatumiye gusa ariko we atagaragara iruhande rwa kamera. Ariko ibyamubayeho murabizi, sindi buze kubigarukaho inyamirambo hariya. We nangwino ndebe ni ibintu bikomeye cyane byamubayeho. Kimwe n'uyu Gasaro rero n'uyu nguyu Gasaro TV cyangwa se Sandrine ntagajyaga agaragara kuri kamera ubusanzwe, reka ntibibaho. Ariko nekeza ko uyu munsi byanga bikunda wayigaragayeho. Muzajye mwanga kuzigaragaraho neza, muzigaragareho mwakoze amabi yanyu turi kuyareba. Nta cyiza rega n'ubundi mugaragara kuri iki gituma mugaragara kuri kamera. Sabe yaciye inyuma, yagiye gusambana, aragaragara. Wowe uriye abagabo amafaranga baba diaspora, none uragaragaye. Uyu munsi urumva icyo ni ikintu gikomeye cyane. N'abandi mugenda mwihisha. Byaro tukaza ukicarira nk'ahantu ukikorera content ukivugira gusa. So nago mbizi rero ngo uyu mugore araza kubyitwara amate, ariko ntekereza ko ni ibintu bikomeye kuri we ndetse no kuri famiye ye, kuko iki ni igisebo. Ntabwo umwana wawe yakumva ibi bintu ngo ubone yishimye cyangwa se anezerewe. Umugabo wawe ntago yakumva ibiri kuvugwa ngo anezerwe, nubwo wenda ibyo byose mwarikinaga nawe arabizi wenda nawe, kuko ntago wambwira kuntu ushobora guhamagara diaspora yaguhamagara akaguhereza amafaranga ngo tugure ikibanza, tugure ibi n'ibi dukore business.
cyangwa kukohereza amafaranga ati nakubonye uri umukobwa nzakugira umugore nzagira gute, ngo nurangiza umugabo wawe batabizi. Ibyo ni ibintu abazi, ahubwo mwese mufatanyije bagakwiye no kubakurikirana mwese, buri muntu wese akaryozwa ibyo yariye. Ngira ngo ejo bundi igihugu cy'u Rwanda giherutse gushimira umuryango mugari w'abadiaspora baba hanze y'igihugu, babashimira inkunga batera igihugu cyabo. Ni amafaranga menshi, ngira ngo ni ibihumbi bisaga muri za 500 by'amadolari. Ngira ngo ni amafaranga menshi aba yaraje mu gihugu niba ntibeshye neza, ariko ndaza kubashakira amakuru ahagije kuri ayo mafaranga. Ni amafaranga menshi rero yoherezwa n'abadiaspora aje gushyigikira igihugu cyangwa se iterambere ry'igihugu. Niba igihugu kiri kubashimira, abadiaspora kandi bakaba bakora tubizi neza, natwe ibyo bakora bitugeraho, sibyo? Warangiza wowe ahubwo ugashaka kwerekana imico mibi yihishe kuri ya mafaranga batwoherereza, nyuma ibyo tuyakoresha ugateka imitwe ngo byagenze ukunuku byagenze ukunuku, amafaranga bakayohereza. Ngo ndi umukobwa uri umumama, niwe sinafiye mere byibuze. So rero nakubwira ngo ibi bintu muze kubyitwaramo neza, ndetse n'abantu muri kudropinga inkuru kuri uyu mugore, mu dropping inkuru za nyazo. We nta kuntu uri guhishira ngo yariye ngo abagabo amafaranga. Si abagabo gusa, n'abagore benshi ajya babeshya ama business yo ngo bakorana ibintu nk'ibyo utamenya, birimo utuyeri n'utunyanga utamenya. So ariko niba bakuziye rero nicyo gihe nguze kuryozwa ibyo wakoze.